ibintu byose byakozwe n'umuengineer w'umurenge juste kuko ngo yamenye ko ngo twahaye abahigi amafaranga menshi nose ubwo twakora. Ese ku ruhande rwewe usibye amafaranga 900 mwahaye abahigi engineer nta kintu yahawe? Nta na kimwe. We nta na kimwe. Ahubwo amaze kumenya ko ubwabo twaba kandi rwe watwohereje nyine ngo tujye kureba abo bantu. We ngo nta kibazo rwose ibyo abo bantu yabahuje gute yabahaye nimero zabo barahari hano mu baturage baragenda barahari n'ibintu bizwi ntago ari ibintu by'ibanga. Nyuma y'ibibaye urasaba iki ubuyobozi bwite bwa leta? Urasaba iki umujyi wa Kigali? Urasaba iki Rwanda Housing Authority? Icyo nasaba cyeka bamfunze byuze nkaruhuka byonyine. Wa Gujagira gute papi? Mfite agahinda kenshi kabisa kenshi cyane kandi katazanashyira vuba. Kwari cyakorwa kintu kitaruko gukora barongera babizamure se gukora barongera bazana izi bloke bamenaguye bagize amasima se gukora se baransubiza amafaranga gukora se byibuze abantu bananiwe gukora kuvuga ngo byibuze isenyo ko itafari ku itafari bloke tuzishyire kurana byize tunazigurisha cyangwa dushaka ikindi tuzikoresha. Niba bikwemerera abo bantu n'iki kindi se babasigaje kugukorera byibuze nge nabuze n'imbaraga bizo ngo bayinsenyereho ingweho. Hari somo ukuyemo? Nagahinda Victor engineer n'ubwo yarandasa no kugwa amashusho yarari hano none aratubwira ngo dushake abantu ngo bita abahigi ngo tuba aribo tuvugana nabo. Abibwira uwo mujama dufatanyije ikigo cy'ishuri. Njewe sinari impare arabimbwira mwagiriwe inama na engineer w'umurenge ko mushaka abahigi. Abahigi abo ni bantu ki? N'abantu ngo bazenguruka ngo bashaka ngabubatse abaturage bo barabaza. Birababaje niba umuntu ngo abayobozi dufite abayobozi guhera mu isi bakurinda tugera hejuru ku rwego rw'igihugu. Umuntu akaba yitwa umuyobozi mu mudugudu, umuntu akubaka agahera kwibuye ni ngombwa ko itamenya ko icyo cyubakwa cyageze. Umuntu arubatse azamuje itafari ageze igihe cyo gusakara baraje bamuhagarika byagiye kugera kuri urwego rugezeho badusenyera bingana gutya twica kurwara nk'imbaraga bari he. None birababaje kuba abo bahigi ntago batumwa n'umurenge ahubwo abahigi batumwa n'akarere baturuka mu karere bakamanuka bakaza birwa bafatana dore ngentuye hariya. Ibyumba 4 by'amashuri nibyo byasemwe muri aka kagari ka Bweramvura mu murenge wa Jabana aho ubuyobozi bw'iki kigo cy'amashuri gushimangira ko muraho. Iyi ni Kivu Waves official. Uyu munsi tugiye kugaruka ku nkuru y'umunyamakuru DC Clement wafunzwe. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko Niyigaba Clement uzwi nka DC Clement kuri YouTube yafunzwe akekwaho kwangiza ikintu cy'undi no kurwanya ububasha bw'amategeko. Inkuru yanditswe na Igihe igaragaza ko Niyigaba yabanje gushyira ku mbuga nkoranyambaga amashusho y'inzu iri gusenywa avuga ko yari afite ibyangombwa byo kubaka ishuri ariko akaba yatunguwe no kubona urwego rw'akarere ka Gasabo rumusenyera rutanageze aho ikibazo cyabereye. Niyigaba yavuze ko yasabye akarere kwisenyera inzu yari ari kubaka kakabyanga bikarangira kohereje abo kuyisenya. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya yahise avuga ko icyangombwa cyasabwe ari cyo gusana inkuta ebyiri ku nzu ishaje no gusimbuza amabati aho kuba guhindura imiterere y'inyubako cyangwa kubaka inshya. Nyuma y'uko inkuru y'iyi nzu yasenywe ibaye ikimenya bose, Niyigaba Clement yatawe muri yombi akekwaho kurwanya ububasha bw'amategeko. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yabwiye umunyamakuru Oswald Mutuyegeze ko uyu mugabo yatawe muri yombi. Ati nibyo arafunzwe, arakekwaho kwangiza ikintu cy'undi no kurwanya ububasha bw'amategeko. Ingingo ya 205 mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese ushishikariza abandi kwigomeka ku by'amategeko ateganya abakoze icyaha. Ariko bitandukanye n'ibi ngibi, uyu munyamakuru Clement mbere yuko afungwa hari interview yari yahaye umunyamakuru Papi Ndahiro ku muyoboro we wa Papi Empire, aho yanagaragaje ko Papi yamubaje ati se nyuma y'ibyabaye yo kugusenyera urifuza iki? DC Clement we yahise adaciye ku ruhande, yahise avuga uti ndababaye cyane, icyo bansaba no icyo nakwifuza nuko bamfunga nkaba ngiye kwitekerezaho. Mu by'ukuri muri iki kiganiro DC Clement yagiranye na Papi Empire ntabwo atinye kugaragaza ko
we n'undi muntu undi mushoramari bafatanya. Uwo mushoramari bafatanya wundi gushora imari mu kubakira ishuri yanaje gutanga ruswa y'amafaranga arenga 900, ariko nyine urumva ntabwo ibyo ngibyo ari byo bikuraho kuba bari kumusenyera, kubera yuko icyo we yagaragazaga yuko enjeniyeri w'umurenge wa Jabana ari we wamuhaye icyangombwa cyo kuvugurura, ariko aramubwira uti noneho rero mwavugurura, ariko amubwira no gushaka abo bandi bahawe ruswa, nyuma yumvishe ko ngo bahawe amafaranga menshi akarinda ari usubira inyuma asa kuba baramusenyera, yewe ndetse no kumusenyera bakaba baramusenya hari. Kivu Waves official turaza gukomeza dukurikirana iby'inkuru, ariko mwabanza mu kumva n'ikiganiro yagiranye na Ndahiro Valens Papi ho gatoya nyuma yuko mbere yuko afungwa. Turabashimiye, mukomeze gukanda subscribe mwe mutarayikanda, mukande like, share na comment. Turabakunda.